Hello again, Noti. So umujyi wacu nawugezemo, umujyi witwa Bremenhaven. Ni umujyi mwiza, oh my god. Nanjye since kunabibabwira. Nawukunze, you will like it. It's really nice. Umva ni umujyi uri exciting. Ufite urana hari n'akazuba. It's really nice. Hakurya yanjye hari inyubako ndaza kuyibereka, ni heza hose. Well, ndagira ngo banze mbabwire amateka y'umujyi ho gatoya. Ufite ibintu byinshi byiza, ntago ndi bushobore kusura wose, ariko ndagerageza ni mbona hari ibintu nakunze ntaribonye ukuntu accessinga uyu munsi. Ndaza kuharara, nzahasura n'ejo. Yes, ubwo no gahunda amaje kuziyestera neza. Uyu mujyi rero ni umujyi witwa Bremenhaven. Umuntu washaka kwasura ageze mu Budage cyangwa se ari hari cyangwa se no kuhareba tukigana amateka, stay here. Uyu mujyi habamo ahantu bita German Immigrant Center. Iyo German Immigrant Center ni ahantu mu myaka ya 1830 kugeza mu 1875 hari mu Budage hari ubukene. Abantu rero bagendera migratinga bava mu Budage bajya mu bindi bihugu cyane nka za Amerika. Mu bihugu cyo byari biteye imbere. Abaturage benshi b'Ubudage baciye ahangaha kuko hari amazi ndaza kuyabereka, hari inyanja. Rero abaturage benshi bagiye bahaca barimo kuva mu Budage. Rero hari mize cyangwa se icyo nakwita nkaho hari ikira. Yes, ni mize yo commemorating cyangwa se kwibuka nyine abaturage miliyoni 7 zavuye mu Budage zijya abenshi bagiye bajya muri Amerika. Muri Amerika murabizi ko hatuyemo abantu abazungu benshi b'Abadage bagiye banivanga gusanga n'umu mixed umudage murabizi ko Amerika icyari igihugu kitagira ba nyiracyo. So abantu benshi rero mu bantu benshi bagiye bava muri kino gihugu bajya mu Budage. Murabizi nka urugero nka Trump buriya ni umudage, nawe ngo sekuru yavuye n'ahangaha icyo gihe muri iyo myaka. Sekuru yavuye n'ahangaha abyarira yose nawe avukiraho, nuko nkuko yaje kuba umunyamerika, ariko ubundi buriya ni umudage. Hano ngita ngo Trump. Ubwo rero aya ni amateka amwe y'uyu mujyi. Amateka ya kabiri, hari ahantu hitwa Climate House 8 degree. Climate House 8 degree East niko bahita. Ubwo nawo umuntu ashaka kuhasura naho ni heza, hasigasiye amateka. N'ahantu ni inyubako ifasha nyine bafashizamo abantu kwigishizamo weather zitandukanye, climate zitandukanye, bigendeye n'ahariho. Tuvuge wenda ahangaha turi muri 14. Ushobora gusanga ahandi hantu wenda ndizo nko mu handi bari nko mu 10 bitandukanye. Nyine ni ahantu bagenda bigishiriza climate change, klima ukuntu zigenda zihinduka, ibintu nk'ibyo ngibyo. So ikindi kintu gihari ni mize yitwa Maritime Museum. Ni mize irimo ibintu abantu bakunda ibintu bya art. Murabona zino art za kera zabaga ziri abatiste ba kera babaga barashushanyije wenda nk'abami, ibishushanyo bihenze cyane. Abantu bakunda ibintu nk'ibyo iyo mize irahari, yitwa Maritime Museum. Nayo ni mize nziza, nshobora kutaza kuyisura kuko already njye nasuye indi mize irimo ibintu bya art. Yango ikiganiro mwarakibonye, nshobora kutaza kuyisura cyangwa nafite time isagije nawe nkaza kugeramo gatoya, ariko amasaha ndabona asa nkayagiye kubera ko mpageze nyine muri après-midi. Nshobora kuza kuhasura cyangwa se ntahasura, ubwo ndababwiye uwashaka nawe yahasura. Okay, hakaba na zoo bita zoo at sea. Hano hantu hari inyanja. Oh my god, ni heza. Nange ntago nzi ko ndi usanga ari heza gutya. Nayibonye ndimo kumapinga, nayibonye ko ari umujyi mwiza, ariko ntabwo numva ko ari gutya ari mwiza bigeze ahangaha nawukunze. Oh my god, reka mbereka akantu. Murebe iriya limuzini sha, murebe. Ni limuzini ra cyangwa. Oh my god. Mba ndiko yambarisha isi pole do.
dore iyo modoka. Okay, kari agaciyemo nangiye kubereka iriya modoka nanjye ndayibona mbona ni bon, uyu munsi hari vibe ya bon, nanjye ndikumva kabisa ndi mu mavuta neza cyane kubera ino klima it's giving, umugi is really giving too. Okay, nanjye ndikubwira yuko hari na zoo yitwa zoo hano wadagi bita zoo, ariko ni zoo at sea, ni zoo yerekana ntuze maritime species cyangwa se ndayita ngo mu Kinyarwanda ni nka species cyangwa se utunyamaswa bira byo mu ntuza byo mu mazi nyine ni zoo y'ibintu byo mu mazi, yego ibintu nk'ibyo ngibyo. So iyo nayo ni zoo ya bon, uko byamera kose ndashaka kuyisura, nayo nabonye ari bon cyane. Mwega muguma aha ngaha kandi mwibuke rwose, mwibuke kugira ngo tujye tugisona ahantu heza nk'aha ngaha, mugende mu gihantu ukazogera mukore subscribe, hanyuma tujye tubana buri munsi mu gihe turi muri tour yacu. You will like it, bitangiye kuryoha. Okay, nyuma ya zoo hari nanone historical museum y'ukuntu uyu mugi wibatse, ukiri bawerekana nyine ukiri kwiyubaka, ukiri hatari hazi iterambere of course, bakerekana none haraje iterambere, aba nyine umaje kuba developed nyine kuntu process yagiye igenda, abantu biyubaka. Icyo gihe cya za 840 nyine hakiri ubukene, abantu bose badashaka kubona ma basic needs, n'ubu ngubu nyine yabaye developed nabyo bakabyereka. Okay, hanyuma rero ikindi kintu kihari, haba icyo bita submarine museum cyangwa se muze. Ni submarine ngo ni ubwato, submarine museum ni ubwato bwari submarine bwasavinze mu ntambara y'isi ya kabiri, yari submarine yasavinze mu ntambara y'isi ya kabiri. So hanyuma rero uyu munsi bagize muze kugira ngo nyine bajye bigisha abantu technology ya submarine. Ubu ngubu iyo ngiyo rwose of course kereka ngere nkasanga amatike yashize, kuko nagiye kugura itike online ntago byankundiye, ariko ningerayo nabonaga bari kuvuga ko on the door nshobora kugura itike nkinjira. So ndaza kubasura, turahajyana turebe ibyo ari byo, iyo technology ya submarine turayisubana turebe ibyo ari byo. Okay, hari cyokora hari ikindi kintu sije ko I wouldn't like it, I have less time, ntago mfite igihe gihagije, ariko muri uyu mugi in fact no mu migi yose myinshi navuga ngo ni imigi irimo utuntu twiza umuntu nyine utuntu twiza abantu basura. Uri imigi minini itari minini cyane ariko minini of course ibyo biba birimo nyine haba ni bisi nashaka kuvuga ziba zirimo, imigi myinshi izo bisi ziba zirimo, ni bisi zikora umuntu ajyamo bakamwigisha bakamukora tour y'umugi, nyine iyo tour bamukoresha. Harimo abantu benshi nyine bagenda basobanura amateka, bakagera ahantu bakasobanura amateka, bakagera ahandi bakasobanura amateka. It's nice ku bantu bakunda kwiga, kumenya ahantu hashyashya, kwiga amateka no kwiga utuntu tugiye tunyuranye. Ni byiza, ni bon, nuko ngewe ntafite time yo kuzajya nshobora kugenda makora ko mashaka kwigera mu ahantu nyine bari kumbwira. N'ubundi umuntu afite time ihagije baranza akamwigisha amateka, bamara kumwigisha amateka y'abantu nyine akaba yahasura nyuma avuye muri iyo bisi ya comme ça. Ubwo rero iyo bisi nayo ndayibarangiye, umuntu yajya yijyamo hageze kumva amateka nyine kubabwira. Ngewe ni rensenye menya nyine umugi umeze gute, urimo iduki, ibintu ngibyo, iyo histoire yawo ya bla 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 bla. So hari n'ahandi bita ngo Shaw Fenester, ni n'ahantu kuko nababwiye ni ku nyanja, n'ahantu nyine kera urumva bahari nyine abarobyi, hari ahantu bamaje kuroba bavaga nyine bavaga kuroba bakicara bakaba bahanywera nka coffee, bahanywera izindi drinks zitandukanye, tea, coffee, beers, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ukuri ku mazi nyine ubwo ni nk'ahantu nyine Fenster ni idirishya mu Kidage,
ni nk'idirishya ni nko kureba ari nk'idirishya ryo kureberamo nyine niko nabyita, ariko ni hahandi nyine ugera ku idirishya ukaba wavanaho kofi, wakaka kofi ukayinywa. Uyu munsi rero naho abantu bajya kuhaciringira kubera ko numva ni ahantu hakera ku mateka, amateka ya kera hari nyine hakiri ibintu by'uburobyi, abantu batunzwe n'ibintu by'uburobyi cyane bya industry by'uyu munsi. So uyu munsi rero n'ubundi abantu bajya kuhicara bakahaciringira, bafatira nyine utuntu dutandukanye, snacks, fast food, ibyo kunywa, ibintu nk'ibyo ngibyo. So guys, kuba ngerageje kubabwira muri make y'umujyi wacu, ngewe ibyo bintu byose nshobora kuzaza kubisura, harimo n'ibindi byinshi naho uwasuye wakora research yawe. Gusa I recommend you this town, it's really nice. Uri umuntu ukunda gusura ahantu heza, uri umuntu ukunda kwifatira akavakanse, aha ngaha ntuzayerwa niyo hamara ijoro rimwe cyangwa se I don't know, udashoboye kuhajyana nawe ntugire ikibazo, don't worry. Niyo mpamvu navuze nti aho nzatembera hose ngomba kuhabereka. So naho nzahabereka, abadashoboye kuhagera nzahabiyerekera rwose, nzahabageza. Dore see my view guys, see the view through my eyes, murebe iriya view. Ariko ubwo ngo ni ukubasogongeza, ngiye kubereka neza ukuntu bihagaze. Ngaho rero mugume aha ngaha, stay tuned, kandi please mwibuke gukora sub, ufate iminota mikeya, amasegonda mikeya ukore sub kugira ngo tujye tubana muri tour yanjye. Mwana mugere mwuga utuntu tugiye dutandukanye, nanjye mba ndi kwiga. I like learning new stuff, I like traveling, nkunda nyine gutravelinga, I like discovering new places. So it's what I'm doing now, I'm doing what I like. No, uyu munsi it's vibe imeze bon. I'm so happy today. Stay here and stay tuned and mix up. Okay, come with me then. Ndebe ya modoka yacu rero. Thank you. Rero ya modoka yacu rero none iragarutse. Guys, ino modoka yanyemeje kabisa. Kangenda nyigera impande muri ibyo ari byo bitaragenda, ariko tumbaza. Oh my god, menye giye nine. Murebe sha. What a city! Murebe umujyi ndimo. How it's giving guys. Oh yeah, murebe rwose the view through my eyes. Wow, okay, it's gone. On my way, byifashe. See the beautiful view guys. Hariya hakurya hari ahantu baba bari kwiciringira, iyo akazuba kaje rwose abantu baraciringa ku mazi. Of course bariya hoteli yose nuko ahantu hacu hameze, niyo entrance yaho, aho ngaho winjirira ukagenda ukageramo hariya. So this is the sea. Oh my god, this is the boat. Ubwato buriya bukora amatuwa, ndi kubona mbere harimo boat attendant buriya bufite amatuwa. Dore nk'uriya urabona ko arimo kuarranginga ibintu buriya mu kanya ushobora gusanga abantu bajya kwitemberera. Dore no hakurya iriya the same. Oh my god, hari umuyaga mwinshi muri hangana. Dore aha ngaha ni kwa Kazungu ariko ntiyakoze, niho umuntu aza gufatira ka fast food. Ngana kuri ka boutique umuntu afatira fast food, ariko nyine ubwo ntiyakoze, ariko hari utundi twinshi. Ariko hari amato menshi. The view is really giving. Wow. Buriya abantu bicara barimo gufata ka drink and some food. Mukanya natangira kuza ka view ka nijoro, batangira kwitembera mu mazi pole. What a life. Okay, reka nkomeze rero. Iyo ni along the way naberekaga ndimo kujya hahandi umukanya ndabamageze, ndabereka ibyo ari byo. Guys, murebe tuno twato tubiri, kara kumweru nakanga ko hino, ariko ko hino niko kari interesa. Buriya nakato k'umuntu
ku giti cye, imbere kameze bon, ni gatoya ariko kameze ni sawa cyane rwose. Wow, so much interesting. See guys, shamva barishije isi pe, nanjye ariko ndi kuyirya pole pole, nashinzemo igitiyo. I decided gushyiraho kamera kugenda mbereka cyangwa ni kwa kazungu, ni ku gasima kanatira abantu abashyiramo ariko do ndimo kugenda mpura n'abantu barimo kurya, sinabona ukuntu bashyiramo ariko ndabarenze. Good. Dore rero hahandi narindi ni hakurya hariya, nabereka ndi hakurya hariya. Rero along the way ukujya nihuta ncaho, ariko of course mbereka nk'ubu bwato bubiri bariho barategura abantu bagiye kujya kwitemberamo pole pole. Dore ngubwo ndabona mbuka capturinze bwose noneho. Dore rero imbere harimo amaresto, harimo amabar n'utundi dutandukanye. Uyu mujyi ndawukunze pe. Okay, twikomereze ziriya ni muri kubona hariya hakurya usanga ari ama apartment ahenze cyangwa se amahoteli, ariko izi ntabwo ari hoteli ziranga, ni apartments. Izo ngizo apartments ziriya, ariko nyine nawe baza apartment iranga uburyo ibihagaze. Eko ya ni apartment rwose ziri ku nyanja. Ngaha Gisenyi hacu twahageze. Ubu rero n'ubundi bwato bwo burananyegereye, nshaka kujyamo nahita ninjira hariya. Dore wa mujyi wacu ukuntu witwa Bremenhaven. Ubwo bwato bwitwa Hansa umujyi witwa Bremenhaven. Ukabona abantu baje kwitemberera barya isi nyine pole pole. Dore ngubu ubwato bwacu, dore ngubu our boat, hajyamo abantu maximum kandi ntaba bayirenza cyangwa nkundira ababera. Maximum abantu ni 100 bajyamo, ifite utuntu twinshi nyine, twinshi pe. Dore nk'aho ngaho ushobora kuba ari nko muri toilette, hariya barasavinze, banza kumushyiramo neza uriya muntu. Dore bwa bwato bwacu rero. Wow, it's nice. Dore imbere murabona ko hari heza, harimo amaresto ndi gushyiramo umuntu. Ya ubwato bwacu nk'uko buhagaze. Okay, nikomereza ukaba buzirikiye aha ngaha.
So let's go guys. Guys, zoo yacu ngezemo. Sinzi aho ndi buhere naho ndi bugeze. Aho ngaho ngiye gusuramo ibyo ngibyo. Ariko si cyane hari ingagi bashyira abanyafurika, no sense. Anyway, ndagira nihuta. Ya submarine muze yumbonye ntari bushobore kuyigeraho kano kanya. Mbona hano zuni ibangutse iri imbere. So wow, ubuse ziriya ni inkende mwa bantu mwe, ni I don't know, ariko muri kuntu hano haba whatever mutagira ngo ni ibishushanyo, wenda kiriya cy'inyuma ni igishushanyo ariko wagira ngo ni hanze ariko ni imbere. Ya dore kariya zina ziriya ziba ziri kwiganira pole pole zicirinze. Wow, that's nice. Ndebe ahangaha. My God, hanga siko nta kintu kirimo. Hano abantu buriye, of course. Hano ko abantu buriye. Hara hejuru ni ikiraro. Zuri munsi y'ikiraro. Ibi ngibi ni ibirahure. Hariya ni ahantu hameze nko mbese ukuntu byubatse. Tipe baba barateguye kweri. Biriya ni ibyicungo by'inyamaswa. Barakibonera ngicyo. Zicungaho. Inyuma nyine bashushanyijeho ibintu wagira ngo ni hanze kurya wagira ngo ni ho mu ishyamba, kandi aha ngaho byo bikaba ari ibyanyabyo. Inyuma bagahita bagenda gushanya ibindi bishushanyo wagira ngo buri iki nyuma ni igishushanyo, ni igishushanyo kimeze nk'ikiri ku rukuta. Noneho aha ngaho byo ni ibyanyabyo wagira ngo ni ho mu ishyamba. Mbese sinzi, nihuta cyane kandi ubwo dore aha ngaha murabona hakurya. Mbese ni mize iri mu nyanja niko nabyita. Ya aha ngaho dore hariho igishushanyo cy'igisiga nkaho nyine hari udusiga, ariko n'ubundi murabona nitwe tuba twibereyemo pole pole. Ariko nyine what is amazing, ubona aha ngaha ni amazi, no hakurya ucishe muri kiriya gikuta ni inyuma nako ari inyanja irimo. Si nyine ni zoo iri mu nyanja niko nabyita. Ya dore aha ngaha ukuntu hameze, harahe n'urubabi kubera ko ari mu mazi. Ya twikomereza ibyo ari byo. Aha ngaha ni muri resitora, ndaza kuyibereka wenda ndimo gusubirayo, ariko nayo ni bon. Turimo hano harimo aka gasimba, ntuze kumbaza amazina yako. Dore hariya rwose karimo gukora dodo, kakoze dodo kariye gahita kikorera dodo, karasinziriye. Wow, so peaceful, so beautiful. Aho ngaho niho ziba. Dore inyuma yazo buriya hari izindi, kiriya kiri kirimo hagati mu mabuye n'ikirahure. Oh my God, biga ngo abantu baba barateguye rero. Na kariya kari muri schlafen, abadage byita schlafen, kwisinzirira. Karisinziriye, kari muri dodo nako. Yego, nako ndabona it's so funny. Oh my God, akanga kagira ngo ni ikigabo, akanga kagira ngo ni ikigori. Kanga kamuna nako ari so beautiful. Kariya nako urabona ko gafunze isura nk'ikigabo. Simba tutariko nyine you know, urabona ko nyine nawe murata mubibona. Reka kandi kacaho kari.
Okay, let's go guys. Dore ahantu hacu ukuntu hameze, dore ya resto yacu ngiyo. Restaurant yubatse muri ubona ko urunguru rwari nabyiza gutse ni urabona ya mabuye bari mu mazi abari mu nko mu nyanja bakamije inyanja, hanyuma hanga bashyiramo bashyiramo n'amaresto. Dore rero ukuntu byifashe ubu ngubu munsi ino resto, cyangwa se ino resto iri mu mazi, ubu ngubu iri mu nyanja. Niko navuga ngo ubu hano munsi yaho turi haho ndi ni mu nyanja, bagenda mubibona rero. Okay, then hariya ukuntu hameze, inyamaswa zacu ariko sindi kuzibona. Aha murabona bya nabwiraga rero, urabona ko ari mu mazi. Inozu iri ni ibuye ryo mazi bagiye bakatakata kugira ngo abantu bazajya babona ukuntu bajyamo. Dore rero ya resto yacu naberekaga noneho view yayo neza. Resto urabona ko hariya kuri akantu najya niba nakita ka balcony. Wow, abantu bicaraho bakaba bakudaringa. Urabona ko ari ibuye bafashe bakavanamo inzu. Dukomeze tujye hari imbere turebe ibyo ari byo. Ahangaha ubonyemo inyamaswa, ntabwo nayibonaga, ntabwo igaragara neza, ariko there it is. Dore ngiyo dore ngiyo hano. I can't show it more than that. Iri kure, I can't go there either. Murabona ko nahangana nari mpagaze nyibereka. So it's in that way. Iriya hiri ariko reba view ino nyamaswa ifite hangaha. Buno hari iyi ngiyi niko mbona nateye ubwoba. Oh my god, ndikanze barankanze bano baturage kubera ko ino nyamaswa ndabona iteye ubwoba. Nubwo n'ahantu ngeze hatangiye kuntera ubwoba. Dore ino nyamaswa niba ari ibanga sinzi, wagira ngo ni inyamaswa y'amafi, inyuma wagira ngo ni ifi, imbere ndabona ntazi ukuntu imeze. Anyway, let's see. Oh my god, irihishe, mfite ubwoba, ndabona yihishe. Ndongiriye ariko nta kintu yangira. Yes, muri za nyamaswa zacu. Jesus Christ. Guys, mfite ubwoba. Dore ngira ahangaha yihishe, ariko ngiye gushaka ubundi buryo nyigeraho nkayibereka. Irimo amazi reka tuyitracking. Let's track it. Dore ngiriya
mfite ubwoba mwa bantu mwe. Dore ngiyi. Iyo ngiyo niyo iyi ngiyi do. Iyi ngiyi batwerekaga aha ngaha. Iyi. Hano hari iyindi yanze kuvayo. Angi. Katigogeye turebe kiri buze. Oh my god, it's coming my. Ni mwene amafi ateye ubwoba guys. Yo mu nyanja. Shamwihangane rwose ndimo kwifata mu buryo budasobanutse ariko nanjye mfite ubwoba. My heart is not stable. Dore ngiya. Dore ngiyi. Fungiranyemo ahangaha mo imbere kugira ngo wenda bajye baseka iyo dore ngizi ziriya dore ngiyi. Kugira ngo bajye basereka wenda abakerarugendo njye mba mbona barazibangamiye kwa ntabwo zisanzuye nyine ngo zijye ahandi hantu henshi inyanja ziyogoge. Dore ngiyi noneho rero. Kayimana turenza nitari yagenda. Dore ngiyi. Dore ngiyi ya nyamaswa yacu. Iyi niba ari ifi. Iyi niba ari inki. Yancanze kabisa. Inateye n'ubwoba kubi. Dore yandi yindi. Yesu we. Dore ngiyi. Dore ngiyi dore ukuntu igenda. Dore ngiyi. Simbarishije isi ibaze mu nyanja habamo ibi bintu we. Njye n'ubwa mbere mbibonye pe. Kuko ntujyagenda hariya kuko ni mu kirahure inyuma yabyo n'imbere yanjye dore ngaha hari cya kindi kigira mu mazi. Dore n'ikindi kirimo kijya mu mazi. Dore ikindi kiri aha ngaha mu nguni. Dore ngiki. Nanjye singiye kurira ngo mbabeshye. Anyway, I have to go guys. Hariho n'ahandi batari bafunga. Ubwo ndi kumva nkiberetse neza ubwo ntamenye izina ryayo. Ngiri isuye mu mazi. Iyi ngiyi menya iba yicira inge aha ngaha iba yabirushye. Okay. Dore hano ziba ziri. Dore yandi yari yihishe aho ngaho. Mbonye aho ndi wibonere neza. Ntabwo mfite ubwo ntabwo ndi bukomeze kuhatinda. Harimo n'izindi nyinshi. Dore no kuhameze. Cyuko hano ni heza pe guys. Abantu bakunda ibintu nk'ibi ngibi rwose. Ntimuzatinye kuza aha ngaha rwose. You won't regret it. Ukuntu bya bintu bisakuza. Aha ngaho nta kintu kirimo. Dore ya indi. Dore bya bindi twarebaga nuko ibi ngibi. Dore aho biba naho. See the view guys.
Oh my god. That's so amazing. Ndabona biziriya ziryamye hariya nazo, they are chilling. Dore ngizi, inyuma yaho hari izindi. Yeah. Ahangaha turebe ikintu kirimo. Ahangaha ntabwo ndi kubona ikintu kirimo, nuko naho hameze. Abantu ko barya, buriya abantu barya ibi bintu byo mu nyanja, ndikumva ahubwo binanteye n'ubwoba. Ibintu byo mu nyanja abantu barya nk'ikiriya kintu, baratubwira ngo ibyenyanja wamenya urimo urarya iki. Ahangaha burandiye kuhasanga tuno tuntu, cyangwa se I don't know. Utwo turi dore ka la pêcheur, dore kari kunyihisha. Do zo kari kunyitsimba wa do kari hari inyuma y'igiti, kanyitsinge kaza ubwenge, ntabwo ushaka ko nkagira nkabona. Dore ngaka n'agakwavu. Wow, birasa kanyibutse inyama y'urukwavu. None dore ngaka baguse muri mizi. Okay, aha ndi gusatira nuko hameze. Ndi gusatira hameze gutya. Harimo utungutu nari mberetse hano hejuru handitse ngo find me here. Dore ngutu, utuyibaro duki natwo ni view dufite. Wow, dore n'akandi hano hejuru. Ntabwo muri buri bunini nshaka kubereka. Dore under sea, ubona hejuru hari n'amazi. Dore under sea. Gerageza mpegere mbereke. Dore under sea. Dore amazi nyine ngaya. Dore anda yayo. Wow, it's amazing. It's amazing. Hano rero ngere ahantu hameze gutya mwa abantu mwe, hantera ubwoba. Hantera ubwoba kandi ni njyenyine. Ahantu nyine hijimye nka gutya, kuhinjira hantera ubwoba, sinzi impamvu. Ni phobia yanjye, njye ngo nabibabwiye. Ndumva tugomba kwinjiramo, niba ndi bishore sinzi, ariko ntashobora muri hangana. Kandi harimo n'inyamaswa sinzi ko nakijyanamo njyenyine. Oh my god, yenda umutima wanjye ahantu uri ntabona ukuntu babwira. Dore yanda si. Wow, aha rero ho muri hangana. Aha ntago nashobora ukuntu, ntago nabona ukuntu ninjiramo. Kuri njye hateye ubwoba. Niba izi nyamaswa zirimo ubwo nta nubwo nanajyamo rwose, ndazihombye. Ariko ntago nakijyanamo. Ya, nabuze undi muntu uje kureba ariko ngo twinjirane. Ubwo ariko nta kundi. Dore ya ntuza yacu nakunze ya ndasi.
sha birambabaje kubona ntagiyemo imbere nyine ntabwo umuntu tujyanamo imbere tureba ya ubwo rero Jesus akantu kose ndibonye karimo kunkanga hashyira mbonye ikintu ariko Imana umva nk'ahantu rwose ntabwo nakwinjiramo kandi winjiyemo wabona ikintu kirimo harimo inyamaswa mbonye nini ariko ntabwo nakwinjiramo nk'ahangawe Jesus Christ umva hano hantu basuranye ubwoba hano hantu harimo muze harimo iyi nyamaswa ngiyi nari mbonye ikantara ubwoba shagaze hano hateye ubwoba nitagira ngo umuntu umunyabwoba hateye ubwoba umutima wanjye ahantu uri ibintu nishayemo uyu munsi sinzi kabisa guys murabona hano hafi hari abantu bakanye kamere dore ngiyi Jesus bateye ubwoba shawe dore ngiyi dore indi ngiri irimo iraza indi yazaga dore n'indi iriya ni ingabo buriya indi y'ingore ngiriya hano iciringiye nayo dore kiriya kiroso bayishyiriyeho cyo kwishimisha na kano kabare bayishyiriyeho ko kujya zikinisha amazi yo kunywa ako baraziborinze n'inyamaswa kugeza nangaha ikajya itembera mu kanya kangana gutya bakareba ukuntu ziba zarariyeho inzara dore ukuntu ireba iyi ngiyi igufashe dore hano nabwo agateye ubwoba mbore mureba ahangaha nk'ahantu mbona ngiye rero dore hejuru cyo kuza baba baragize kuhagikora uko bashoboye mbona bakiri buranyitureho ngiye nabo ubwoba bafite noneho harimo n'inyamaswa numva nyine biteye ubwoba gusa ni heza nyine iyo ngira umuntu tuzana twanari kubasura ntafite ubwoba dore nk'ahariya sinakwinjiramo ahangaha sinakwinjiramo rwose kandi numvaga nahinjira nkasura nkareba ikintu kirimo gake nyanyomba guys see the water guys see the sunset guys I love this I love this dore abantu babanje kuri hoteli ya Sea kwiyumvira nyine kwirebera a sunset like this stress free tranquilosi guys reba ya zoo yacu umuntu ashatse kuyisura nuko imeze kugira ngo ahageze ahita amenya ibyo ari byo udashoboye kuyisura nawe ntacyo twayimusuriye turi kumwe nako twazanye kuyisura ndabona iyi ngiyi ariyo bagize nka logo yabo cyangwa se arano bakibaranga niko nabyita ubwo wow it's amazing it's nice okay see you then naughty